Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose, Imana iturinze, Imana ibana natwe. Ndayishimiye. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tubwire abantu gukora kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu rero nishimwe. Ndagira ngo mu by'ukuri uyu munsi tuvuga ku kurinda umuhamagaro. Umuhamagaro urarindwa. Niba warahamagawe ugahamagarwa n'Imana, ukaba wumva hari umurimo w'Imana ujya ukora, ukaba wumva hari icyo ujya ukora, uyu munsi ndakwinjiza ngo wige kurinda umuhamagaro. Umuhamagaro urarindwa, agakiza kararindwa, ego isezerano bararirinda. Iyo utarinze umuhamagaro ntabwo uhagararamo ngo ushobore, ntabwo unezeza umutima w'Imana. Rero ndagira ngo uyu munsi twige ku cyigisho cyo ngo kurinda umuhamagaro. Ese iyo utarinze umuhamagaro ingaruka zibizihe, bigenda bite? Kandi tuzi ko neza Imana yacu yivuze isohoza. Ni gute umuhamagaro nanone utasohora kandi cyangwa se isezerano ntirisohore kandi Imana yari gusezeranije? Rimwe na rimwe amasezerano yacu ajyananirwa gusohora kubera yuko tutayarinze, tutabaye neza imbere y'Imana, tutanejeje Imana. Ubwo rero bityo amasezerano ntasohore. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Yoshua ibice cyawo cya mbere. Turahera ku murongo waho wa mbere n'ubundi. Reka dusaba umukozi w'Imana Manase Mugisha adufashe. Karibu. Murakoze. Imana itoranya Yoshua ngo azungure Mose. Imana itoranya Yoshua ngo azungure Mose. Murongo wa mbere. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa. Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose ati. Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose ati. Umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Umugaragu wanjye Mose yarapfuye. None ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani. Ahita amubwira ati noneho ubu hagurukana none ubu haguruka wambukane bariya bantu bose bajyane ruriya ubambutse ruriya ruzi rwa Yorodani. Mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Murongo wa gatatu. Yego. Aho muzakandagira hose. Aho muzakandagira hose. Ndahabahaye. Nk'uko nabwiye Mose. Murongo wa kane. Uhereye mu butayu no kuriya musozi wa Lebanoni. Uhereye mu butayu no kuri uriya musozi wa Lebanoni. Ukugeza ku ruzi runini rwa Ufurate. Ukageza ku ruzi runini rwa Efurate. Igihugu cyose cy'Abaheti. No kugeza ku nyanja nini y'uburengerazuba. Nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda guhagarara imbere y'iminsi ye yose yo kubaho kwawe. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko nabanaga na Mose. Nuko nzabana nawe. Niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Uwo ni Joshua rwahabwa amasezerano. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame. Kuko uzatuma abantu bazungura igihugu nahariye ko nzaha abasekuruza banyu. Kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasogokuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane. Kugira ngo witondere amategeko yose.
umugaragu wanjye Mose yagutegetse umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Imana itugirire neza. Reka dusome nanone ibice byaho 7. Turahera ku murongo wa 6. Umutwe w'ijambo aravuga ati Yosuwa arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Nuko Yosuwa abyumvise ashishimura imyenda ye agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka ageza nimugoroba we n'abakuru b'Abisirayeli bitera umukungugu mu mutwe. Murongo wa 7. Nuko Yosuwa aravuga ati ayiwe Nyagasani Mana niki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani ukaba udushyize mu maboko y'Abamori? Ayiwe Nyagasani Mana niki cyatumye wambutsa abantu Yorodani ukaba udushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure. Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani. None Mana ndacyavuze iki? Ndacyabwiye icyo abantu ubwo Abisirayeli bahaye ibitugu ababisha babo. Abanyakanani nabo mu gihugu cyose nibabyumva bazatugota. Bazimanganye amazina yacu ku isi. None se izina ryawe rikuru uzarirengera ute? Umurongo wa 10. Nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati byuka. Niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye uko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse. Bagatwara ku bintu byashinganywe. Bakabyiba. Bakabyirengagiza. Ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Imana itugirire neza. Amen. Tusomye amagambo menshi ariko ni meza. Dusomye ku isezerano. Imana mu bice bya mbere yatangiye ibwira Yosuwa iravuga ngo ukomere ushikame, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Iki ni igihe Mose yari amaze gutanga se cyangwa kwitaba Imana. Mose igihe urugendo rwe rwari rurangiye. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo Mose urugendo rwawe rurarangiye, we ntabwo uzakomezanya Abisirayeli, ahubwo genda wimike Yoshua mwene Nuni hanyuma akomeze uyu murimo. Mose ngo aramwimika amusukaho amavuta. Hanyuma Imana itangira kumubwira uburyo azakora, imuha amasezerano. Aravuga ngo ntutinye, ntugire ubwoba, nubwo wakiriye inshingano zindi, nubwo wakiriye izindi nshingano. Yari umusanzwe ari umusirikare mu Bisirayeli, ariko Imana yari yamwitegereje igasanga ni umusirikare ugira ukuri, ni umusirikare udatinya, ni umusirikare mbega yari yujuje ibyangombwa bya gisirikare. Hanyuma ngo iravuga ngo Mose genda utoranye Yoshua, genda wari usiga amavuta. Uriya ubutwari butubamwo Imana irabuzi, ishyaka ritubamwo Imana irarizi. Rimwe na rimwe abantu bashaka kutakumenya uriwe, ariko yakuremye Imana yo mu ijuru ibikuzi.
ni nayo mpamvu iguhaye umuhamagaro ikaguha isezerano biba bisaba kwitwararika kugira ngo udateshuka, kuko kuba uhawe isezerano ntibikubuza guteshuka, kandi iyo uteshutse isezerano ntirisohora. na n'uyu munsi dufite abantu baburanye Imana ngo se ngo igihe yabimbwiriye ngo rimwe na rimwe ukagira ngo ni abantu bavuze, ariko wajya kureba neza ugasanga nawe ntabwo yarinze rya sezerano rye. kandi iyo umaze kwakira isezerano ry'Imana uraririnda, urinda isezerano. Imana ibwira ngo ntuzateshuke, ukomere, ushikame mu byo urimo, ntujajabe, ntujye hirya no hino, wowe uzashikame, nzabana nawe nk'uko nabanye na Mose. kubera iki? bari bagiye guca mu nzira zikomeye, yari agiye kwambutsa Yorodani. Abisirayeli Yorodani yari bari imbere, yari ikiri bari imbere. Imana yabaye ntugire ubwoba, uko nabambukije inyanja itukura muri kumwe na Mose abayobora, niko nzabambutsa na Yorodani. ni nayo mpamvu uje kukubwira ngo nawe komera, iyo gusezeranije niyo kwizerwa. ushaka kubona umunsi ureba ukabona hari umusozi uguhagaze imbere, ukaba ureba ukabona hari ibintu utazavamo, ukabona hari ibintu utazasimbuka, rimwe na rimwe shitani akakongora ngo uzabigwamo. ese urabona uzabishobora? ntabwo ari wowe, dushozwa na Kristo uduha imbaraga. gusa rinda isezerano ryawe, kwitandukanye n'ibitagira umumaro. wumvira Imana nicyo cya mbere, kumvira Imana ni ikintu cya mbere. ubundi Imana ishakira inzira isezerano, Imana itugirire neza. hanyuma ngo Yoshuwa yumviye ayo mategeko Imana imutegetse, afata Abisirayeli abajya imbere, bambuka Yorodani bakurikije uko Imana yari yabahaye gahunda. hanyuma bashenye Yeriko kubera ko bagiye bumvira Imana. iyo twumvira Imana igenda idushakira inzira, iyo twumvira Imana itwereka uko dukora, iyo twumvira Imana niyo ituyobora. twebwe rimwe na rimwe ntabwo tuba tuzi aho bizasohorera n'uko bizagenda, ariko mu kumvira no kurinda isezerano Imana yaduhaye, aho niho imbaraga z'Imana niho inzira z'Imana zituruka. nje kukubwira rero ngo wowe rinda isezerano ry'Imana, rinda umuhamagaro Imana yaguhamagaye. ibyo yaguhamagariyemo uzabishobozwa nayo, wowe nta kintu wakwishoboza na kimwe. rimwe na rimwe Imana yikubwiye ngo uzakora icyo uzabiki, ujya wumva kubigeraho bitakunda, ariko iyo urinze wa muhamagaro wubaha Imana. muhamagaro wawurinda bate? isezerano ririndwa urite. ni gute umuntu arinda agakiza? ni ukubaha Imana, ni ukugenda uyumvira, ntuteshuke. kuko aramubwira ngo Yoshuwa ntuzaca iburyo, ntuzateshuke ngo uce iburyo cyangwa ibumoso, uzakomeza inzira imwe, inzira yo gukizwa, inzira yo kubaha Imana, inzira yo kuvuga ukuri. aho ngaho jyewe isezerano nzarisohoza, muzambuka Yorodani. ntuze kwibaza uburyo Yorodani izacikamo kabiri, ntuze kwibaza uburyo Yeriko izatembagara. ibyo si ibyawe byo kumenya. wowe menya icyo navuze, unyubahe mu nzira zawe zose, iz'iburyo n'iz'ibumoso uzanyubahe. bivuga ngo nimureke ahubwo twebwe, kuko abantu bamwe barananiwe mu isezerano, abantu bamwe barananiwe, abantu bamwe ntibabishoboye, abantu bamwe barumva bacogoye. rimwe na rimwe kubera ibibazo biba byugariza isi, ugasanga umuntu aravuga ngo nta hantu bizanyura, nta hantu bizaca. ariko ndashaka kukubwira ngo iyaguhamagaye, iyaguhaye iryo sezerano, iyaguhaye uwo muhamagaro, iyaguhaye ako gakiza, wowe yumvire, ntuteshuke. ntuce iburyo cyangwa ibumoso, ukomeze imbere uko Imana yaguhamagaye. hanyuma mu bice 7 byaho ngo Yoshuwa ararira, asobanuza Uwiteka impamvu. byari bigenze bite? Abisirayeli uko tugenda twumvira Imana niko igenda iduha andi masezerano, uko tugenda tuyumvira niko twongera amasezerano. cyane rwose muzabirebe, iyo dukomeje kuba mu ruhande rw'Imana igenda iduha amasezerano. kandi rimwe na rimwe niho uzasanga bavuga ngo izabanze isohoze n'ibyo yambwiye. izabisohoza. ibyo kubikora ni ibyawe, ntabwo ari ibyawe. izabikora. ahubwo uko tugenda twumvira Imana niko igenda itwongera amasezerano. hanyuma rero Yoshuwa bakimara kwambuka Yorodani, bakimara gusenya Yeriko igimara kuritagurika, habaye ikintu gikomeye. Imana yabongeye Ayi, yarababwira ngo mbahaye na Ayi, mugende muyitere, kuko aho bafataga hose babazaga kurwana. kandi ubyiruke natwe kugira ngo tugere ku isezerano ry'Imana, hari imbaraga tubanza kurwana nazo. iyo twite banza kurwana n'uwo indika kuzunguza,
hinduka usanga uri kuruka, ugasanga n'ibyo kurya wabiretse usigaye uhekenya urutoryi gusa, ukaba ngo ujye mu mwumbati utatetse, ugatungwa n'ibintu bidashobora gutunga abandi. Kubera iki? Ni isezerano riri kuguzunguza, rirazunguza, isezerano rirazunguza. Ariko kandi aho rizanyura Imana ntibihaze. Imbaraga zirisunika ni Imana iryisunikira yonyine. Iravuga ngo nimutere ayi nayo ndayibahaye, ariko irababwira ngo ntazagira ikintu mukoraho, cyo mbatumye no kurwana mukinjira nta kindi. Hanyuma witwaga Akani ngo ahageze yishimira ibirimo, ngo afata bimwe arabihisha abishyira mu ihema rye. Bya bintu wanga kwatura, bya bintu ugira utyo ukagwamo kandi uzi ko ari bibi, bya bindi wumva ijwi rikongorera ngo ariko wakwihaniye, buriya muntu numubwiye nabi, ariko buriya hari ahantu uhemutse. Tugira umutima utugira inama, umwuka w'Imana ntajya tujya kure. Rero cyagiye iyo ducecetse tuba twahishe, ntitugahishe ibibi, ntitugahishe ibintu byababaza Imana, kuko byatuma ubwiza bw'Imana bwigendera. Wabihisha pasiteri, wabihisha mwene so musengana, ariko ntugahishe ibintu Imana idakunda ngo bihishe. Ahubwo iyo biguyemo uratura ugasaba imbabazi, ugasaba imbaraga, Imana ikagutsindishiriza. Kuko yaravuga ngo nimugera muri ayi ntihagire ikintu mukoraho. Ubu hari abantu badatinya, ntibatinya ibikoresho by'Imana, ugasanga atwaye mikoro ngo mfite abashyitsi, ngo ni akayikura mu rusengero nta n'uwayitiye kubera ko ari dirija, kubera ko ari umudiyakoni, ugasanga ateruye igikoresho cy'Imana tabibwiye na pasiteri, tanasabye. Ubundi ibikoresho by'Imana biguma mu nzu y'Imana, ntabwo bijya bihava, biguma mu nzu y'Imana, biguma imbere y'abatambyi. Ariko hari abantu bagashira amanga, ugasanga afashe igikoresho cyo mu nzu y'Imana hakijyanye iwe. Ubu uteshutse nta mugisha wabona, Imana ntimwagumana. Imana irafuha, Imana yacu ni Imana ifuha. Ugasanga umuntu yitije sente, yitije mixeri, yitije kamera, witije ibikoresho, ngo ufite fete, ufite aniveriseri, ukitiza ibintu ngo ejo nzabisubizayo n'igihe uzaba ubirimo. Ni icyaha, uramenye. Ibintu by'Imana biratinywa. Mwibuke Nebukadinezari wafashe ibikoresho by'Imana, wasuzuguye Imana. Mwibuke uko byamugendeye. Abantu n'umuhungu we Berushazari nawe ngo yamaze kunezerwa, ngo warabona muri kuzana bya bikombe byo mu nzu y'Imana by'izahabu, bimwe bajyaga banywesha bageraho kwigabura, bimwe bajyaga bakoresha kwigabura. Mubizane twinezeza. Ngo ndumva aribyo shaka kwinezeza mu birori byanjye. Atumira abamwungirije bose, ashaka kubereka ahageze. Arangije ngo babone muri kuzana bya bikombe ise Nebukadinezari yari yarasahuye, ngo barabizana. Berushazari atangira kubikoresha, ngo ari mu kirori banezerewe, banywa vino, basetse, bariye, banezerewe. Ngo agiye kubona ku gisika ngo handitseho ijambo ngo menemene tekeri farisiri, ngo babe ikiganza, ngo kuko umutima mu kirori kirahagarara. Avuga ati mbonye ikiganza cyandika ariko simbona umuntu. Bivuga ngo ubwami bwawe bwapimwe ntibushyitse. Imana nigupima ntigasanga udashyitse. Gerageza uburyo urinde isezerano, urinde agakiza, urinde umuhamagaro Imana yaguhaye. Biradusaba urugendo kugenda turinda iby'Imana yaduhaye. Nutabirinda shitani azabikunyaga. Barekereje, ateze amatwi, ari gushaka kumva ijambo ribuvuga, arakanuye, ari gushaka kureba ibyo ujyamo, ari gushaka kureba, ayo maso y'ubwibone arayareba, ubwo bushize bw'amanga irabureba. Kandi Imana yushira amanga mu by'Imana, Imana iratinywa ikadagadwa. Wayijya imbere ukadagadwa ukabutse Imana undejejwe, Imana ubu ntacyo nakoze. Wajya gufuka mushima Imana ko ugiye kuryama amahoro, ukabuta ariko aho niriwe mu kazi, niriwe mu bo twagiye tugendana, nta bintu bibi nahemukiye mu Imana. Imana barayubaha, isezerano rirarindwa. Rero ngo bageze ayi, ngo basanze ibintu byiza, ngo witwa kandi muri bo
aragenda afatamwe ibintu bimwe ngo abihisha mu ihema rye ryo mu rugo iwe. Ngo Imana irarakara kuko idahishwa iba yabibonye, ntabwo ihishwa. Ibyo dukora byose irabizi, irabireba, irabibona. Ngo n'agashishi k'umukara, ngo mu ijoro ry'umukara, ngo mbega ngo riri munsi y'ibuye ry'umukara, ngo ako gashishi irakabona. Bivuga ngo ijisho ry'Imana rireba kure, retroviseur yayo iramurika cyane, nta kintu wayihisha. Imana ni umubyeyi, yidusezeranije irasohoza. Wowe icyo usabwa ni iki? Ni ukumvira Imana, nta kindi. Hanyuma ukarinda isezerano ryawe ukarikomeraho. Bashobora kukubwira ngo imyaka iragiye ntugishatse, ubu se nushaka aho uzabyara, uzavuge ngo ya nimuceceke, iyabivuze izabisohoza. Wikomeze ku Mana. Hari abantu usanga bajya mu bapfumu bakababwira ngo ni abaganga basanzwe. Twebwe muri Afurika birahari. Umuntu akavuga ngo ngo umuti ngo kukuzingura ngo ubyare ngo ushake, nyamara bya biguzi utanze kuri wa mupfumu, uguze ya miti y'umuntu wabanje guhamagara izindi imbaraga, yo ari amafaranga wakoresheje cyangwa kiriya kintu watanze, iyo ugikora mu nzu y'Imana, Imana yari kwishima, Imana yari kunezerwa. Kandi nezerewe hari umugozi ukuvaho, hari blockage kuva imbere. Kwa rubyaro ukarubona, wa mugabo ukamubona, ka kazi kakajyamo. Cyo wanejeje Imana hari ahandi gushyira. Ngo akana maze gufata ku byashinganywe, ngo Imana yiviramo. Bateye Ayi baraneshwa, hapfamwe ingabo nyinshi mu Bisirayeli, n'abasigaye ngo barahunga. Ngo Yoshuwa bimenye, ngo agwa yubamye, ngo atakira Imana, aravuga ngo Imana ubu se nibabyumva bazavuga iki? Yuturekerayo. Arakomeza avuga ayo magambo ngo umunsi urira ku gicamunsi Imana amwanga ngo urarizwa n'iki? Nujya gusenga, nujya kwiyiriza ubusa, jya ubanza wisuzume. Ntugafate Bibiliya ngo mupange amasengesho, winjire mu masengesho. Cyobanza ubaza Imana, ese Imana bari abantu tugiye gufatanira dusenga, buriya nta muntu urimo waduteza umuraba? Bari abantu tugiye gusengana, buriya ni kutwishimiye. Ese Imana yatwishimiye? Jya usaba ihishurirwa, jya usaba iyerekwa, Imana iraritanga. Ngo kubera ko Abisirayeli batarimenye, bagendanye nawe mu rugamba baratsindwa. Hari ibintu twijemo tugatsindwa ariko ntitumenye aho twaguye, ntitumenye impamvu. Rero ngo Yoshuwa yiriza umunsi arira, Imana imubwira impamvu. Iravuga ngo baracumuye, Imana turengere tube maso. Nicyo gituma nabavuyemo. Ndibuka Abisirayeli nanone ngo batakambira Imana, ngo kubw'Abamediyani. Kuwiteka babwira impamvu. Aravuga ngo nabahaye igihugu ngikuyemo bene cyo, mu Bacamanza ibice 6. Ngo nabahaye igihugu ngikuyemo bene cyo, ariko ndavuga ngo ntimuzabumvire. Buriya muzumva, Imana izaduha amasezerano ariko uzumvamo ijambo ariko. Iyo ariko niyo tugomba gukurikirana kuruta ibindi byose. Nabahaye igihugu ngikuyemo bene cyo, ndavuga ngo ariko ntimuzabumvire, ngo mwanga kumbyumva. Igihe cyose duteshutse Imana yigirirayo, iva mu byacu, bivuyemo biratunanira. Twakorera imishahara tugatanya kujya kwa muganga buri munsi, twafata amakredi kuyishyura bikatunanira bakadutereza cyamunara. Ujye ureba neza, ujye umenya neza impamvu, kuko burya hari igihe nanone riba ari ishuri ry'Imana, ariko nanone hari igihe haba harimo kutumvira Imana. Ujye ureba impamvu. Ndagira ngo usengere Imana uyu munsi, Imana iguha imbaraga zo kurinda isezerano, zo kurinda agakiza. Imana iguha imbaraga urinda umuhamagara Imana yaguhamagaye. Nutawurinda shitani azawukwambura, mwanya wawe hajye mwundi. Jya nkunda kubwira abantu ngo iyo ntebe wicayeho nyuma yawe hari undi uhagaze udafite aho yicara. Umuntu ukuri inyuma yarahagaze ntiyicaye. Rero nurangara ukayigiramo ubwibone, ukayigiramo amagambo y'ubwishongozi, ntubahiremo Imana, Imana izayiguhagurutsaho hicaza undi. Ariko ndakwifuriza kuba maso, ndakwifuriza kurinda umuhamagara Imana yaguhamagaye. Mana Data wa twese, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, iri ni ijambo ryawe. Abisirayeli baratsinzwe kubera kutumvira, kubera kutarinda agakiza, kutarinda isezerano, ntabwo barinze umuhamagaro. Ariko uyu munsi aba badukurikiranye reka kubaha imbaraga.
hesha umugabo kurinda, hesha umugore kuba maso, hesha umukobwa kuba maso. Isezerano rijya risohora, muhamagaro ujya ugera ku mugambi wayo. Mana, ntabwo twahagarara mu muhamagaro no mu murimo wawe tutabashije kurinda ngo tubishobore. Abantu imbaraga, abantu agakiza, abantu Mana inkomezi, ibyo wasezeranije birahari bizasohora, nta na kimwe kitazavaho. Waravuze ngo naho isi yava ijuru rikavaho, ngo uwizera azabona ayo masezerano. Reka abantu bongerwe kwizera, reka abantu babone agakiza kawe, reka abantu bakomere mu buntu bwawe, reka imbaraga z'Imana zisakare. Uyu muntu urwaye mu nda akire, uyu muntu unaniwe aruhuke, uyu muntu wumva ucogoye umuha imbaraga. Dusengeye imitima yose dukurikiranye, dusengeye abantu bawe Mana, hari aho bacogoye, hari aho bananiwe, ariko nubashoboze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyari mu izina rya Yesu. Amen. Imana itugire neza. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Reka mbahe telefone tugendana ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibishimire, iguhe imbaraga, iguhe kuba maso, urinde umuhamagaro, Imana yaguhamagaye. Imana itwishimire. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.